ndabashubuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amahoro y'Imana bane namwe. Ntawundi nkuko bisanzwe ni Reverend Pastor Steven. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Mwebwe mudukurikirana ku Ikamba Calvary TV, Imana ibaho umugisha kandi Uwiteka abagirire neza, abadufasha badutera inkunga kugira ngo iki kiganiro kiboneke, n'abandi bashyigikira amavuta. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu, kuko iteka ryose umuntu agira bamushyigikira. Rero nawe turakurikira kudushyigikira mu izina rya Yesu, no gukomeza kubana natwe muri iki kiganiro. Imana iguha umugisha. Rero nkuko bisanzwe dutangira dusenga, reka dusenge Imana. Uwera wa Isiraheli, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana ifite imbaraga ku muntu wese uyizera, Imana igirira neza aborosheje n'abaremerewe, Imana igirira neza imfubyi n'abapfakazi, Imana itabara abadafite abatabara, Imana nzima, Imana ikomeye mu buryo budasanzwe. Turaguhamagaye ngo uzubane natwe, haba nge ngubone, haba n'uri kudukurikirana kubone, buri wese uri muri amateraniro yacu abone neza ya. Ndagusaba ngo umwuka uramanuke adushoboze kumva ijwi ryawe mu izina rya Yesu, amena. Yesu abaho umugisha. Tujye kuganira amagambo y'Imana ari mu gitabo cya Yohana nkuko bisanzwe. Uyu munsi ndumva ariho Imana inyoboye, ariko aya magambo nayise umutwe w'iri jambo uvuga ngo ni igihe cyo guhura na Yesu. Amen. Wahuye n'abantu bagira icyo bakumarira, ariko uyu mutwe w'inyigisho yacu twawise guhura na Yesu. Iyo uhuye na Yesu arakuruhura, iyo uhuye na Yesu akumara umubabaro, iyo uhuye na Yesu indwara zirakira, iyo uhuye na Yesu bidashoboka bigira gute? Birashoboka. Rero niyo magambo tugiye kuganiraho uyu munsi wa none. Imana y'amahoro ibahereza iki? Umugisha. Turasoma rero igitabo cyo muri Yohana ibice 4 turahera ku murongo wa mbere. Biravuze ngo nuko umwami Yesu amenya yuko abafarisayo bumvise ko yigisha kandi abatiza benshi, haleluya, arusha Yohana. Icyakora Yesu ubwe si we wabatizaga, ahubwo n'abigishwa be. Nicyo cyatumye ava Yudeya agasubira i Galilaya, yiyumvamo ko akwiriye kunyura i Samariya. Nuko agera umudugudu witwa Samariya, haleluya, Imana tugire neza, witwa Sukara, bugufi bw'ingingi ya Yakobo, yahaye umwana we Yosefu. Kandi aho hari iriba rya Yakobo. Nuko Yesu ananiwe, nuko yagenze cyane apfa kwicara kuri iryo riba. Hari nk'isaha 6. Umusamariyakazi aza kuvoma. Yesu aramubwira ati, mpa utuzi two kunywa. Nuko abigishwa be bari bagiye umudugudu kugura ibyo kurya. Umusamariya aramusubiza ati, ko uri umuyuda nkaba umusamariyakazi, urasaba amazi ute? Icyatumye abaza ibyo nuko abayuda banenaga abasamariya. Yesu aramusubiza ati, iyaba wari uzi impano y'Imana ukamenya ugusabye amazi uwo ari we, nawe uba umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Undi ati, databuja, ko kudafite icyo kuvomesha, iriba rikaba ari rirerire, none se ayo mazi y'ubugingo wayakura he? Uyu musamariya arimo arabaza. Imana ikomeze kutugirira neza cyane rwose. Urabona uyu musamariya igihe Yesu yamubwiraga ngo mpa ku mazi, ntabwo umusamariya asobanukirwa neza Yesu wari we. Muri iyi minsi abantu ntabwo basobanukirwa Yesu wari we. Iyo usobanukiwe Yesu, ukamenya Yesu, Imana igukuraho igisuzuguriro mu gihe abantu batatekerezaga. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu cyo gihe Yesu ambwiye ngo aje gukuraho igisuzuguriro. Hari igisuzuguriro cy'abantu, hari igisuzuguriro cy'imiryango, ariko icyo gisuzuguriro kije gukurwaho n'imbaraga z'umwami wanjye Yesu Kristo. Bwana sefesa. Ubwo amagambo Yesu yamubwiye ku murongo wa 10, Yesu aramusubiza ati, iyaba wari uzi impano y'Imana ukamenya ugusabye amazi uwo ari we, nawe uba umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Undi
Haleluya. Ati databuja ko udafite ikivomesho. Arimo arebera Yesu mu bivomesho. Uzi ko hariho abantu bareba Yesu ngo urabona ngo busigaye ngo Yesu yama etaje, Yesu yama imodoka. Ni ibintu toto. Ubundi waciye Yesu mwami n'umukiza. Ibindi biriza ngo Yesu ko udafite ikivomesho. Mu by'ukuri uyu mugore agiye guhura ni nako nakubwiye ngo iki ni igihe cyo guhura na Yesu. Iyo mpamvu iyo duhuye na Yesu ibidashoboka birashoboka, iyo duhuye na Yesu ibidahari bibaho, iyo duhuye na Yesu tugira ubuzima, iyo duhuye na Yesu twongera kwakira icyerekezo. Yesu ashimwe cyane. Aya magambo ni amagambo ndiyongera ngo nawe wongere uyumve. Arimo aramubwira ngo kuri umuyuda na umusamariya twahurira hehe? Ese mu by'ukuri iyo Yesu yahageze haba umuyuda akaba n'umusamariya? Yesu yahageze nge nawe tutaduhinduka umwe. Yesu ashimwe cyane. Ariko ndagira ngo iri jambo naryo ndi gusomera uryumve neza. Ngo mbese ye uruta sogokuruza Yakobo wapfukuye iri riba kandi akaba yaranywaga amazi yaryo ubwe n'abana n'umuryango we? Umvara harimo aramubwira none si Yesu wowe urukumbira ngo ufite amazi, none si uruta sogokuruza Yakobo, ubwo si ko Yakobo yanywa kuri aya mazi wowe ukaba udafite n'iriba, wowe ukaba udafite n'ikivomesho? Arimo aramurebera mu bintu biraho. Urabizi ko rimwe na rimwe ibyo Imana ivuga n'ibyo ikora biratandukanye. Hari igihe Imana ikubwira ngo igwa etaje kandi bagoye piriyafi. Hari igihe Imana ikubwira ngo irakuzamuye kandi bakwirukanye mu kazi. Ariko mbere ko Imana ikora ibanza kuvuga. Yesu ashimwe cyane. Ariko umva amagambo Yesu yamusubije. Yesu aramusubiza ati umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiriramo isoko y'amazi idudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Umugore aramubwira ati databuja mpa kuri ayo mazi ntazagira inyota ukundi, ntazagaruka kuvoma hano kuko ari kuri. Uraruhije uraremerewe. Ariko ubwo uhuye na Yesu ibintu biciyemo, ubwo uhuye na Yesu imbaraga z'Imana zirakoze, ubwo uhuye na Yesu umuruho, ubwo uhuye na Yesu akumaze iyo nzoga, akumaze uwo mwuka w'itaba, akumaze uwo mwuka w'ubusambanyi, akumaze uwo mwuka wo kurara wikinisha. Ubwo uhuye na Yesu imbaraga zakurwanyaga n'injoro zikukubita hasi zirarangiye. Haleluya. Ubwo uhuye na Yesu imbaraga z'Imana zigiye gukora ku buzima bwawe. Agira ngo wumvire ijambo. Haleluya. Yesu akugirire neza. Imana amahoro igufashe kandi gukomeze. Haleluya. Uwo mugore aramubwira ati databuja, umva umutima uciye bugufi. Ubundi iyo uciye bugufi nibwo wakira presence y'Imana. Ubundi iyo uciye bugufi nibwo wakira gukora kw'Imana. Ubundi iyo uciye bugufi nibwo wakira uburinzi bw'Imana. Aya magambo ndagira ngo nyakubwire mwene data. Murongo wa 21 ndawukunda cyane. Ngo Yesu aramusubiza ati mugore nyizera igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu. Dore mwebweho musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga icyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abo aribo bamusenga. Haleluya. Imana ni umwuka n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Umugore aramubwira ati nzi yuko Mesiya azaza ariwe witwa Kristo, kandi ubwo azaza azatubwira byose tuvugana. Haleluya. Yesu aramubwira ati ninjye tuvugana. Imana iguha umugisha. Uzi kuvugana n'umwami. Kana sita la kotile menivo makosia. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Iyo ufashe icyemezo rimwe na rimwe uzabona bakubwira ngo ntabwo bizashoboka. Reka ngo bwira amagambo. Iteka ryose itangiye umushinga ubona bakubwira ko bitazashoboka, ubona bakubwira ko ibyo bintu urimo gutumwa, ubona bakubwira ko ibyo bintu urimo naho bizakugeza, ubona bakubwira ko ibyo bintu urimo n'abandi babitangiye bagiye bahomba. Ariko iyo ukomeje kumva icyo Imana ikubwira ntugasubire inyuma.
Yesu ashimwe cyane. Ngo nuko uwo mugore asiga ikibindi cye aragenda ajya mu mudugudu abwira abantu ati nimuze murebe umuntu umbwiye ibyo nakoze byose, murebe ahari ko ari Kristo. Bava mu midugudu ngo baze aho ari. Batarahagira abigishwa be baramwinginga bati, mwigisha, akira ufungure. Arababwira ati, mfite ibyo kurya mutazi. Abigishwa be babazanya bati, mbese hari uwakuzaniye ibyo kurya? Yesu arababwira ati, ibyo kurya byanjye ni ugukora ibyo uwantumye ashaka ko nakora. Imana itugirire neza. Haleluya. Yesu ibyo kurya bye byari gukora uyu murimo, agakora ibyo Yesu ashaka, ibyo Data ashaka. Reka ngubwire amagambo, urimo urakora ibyo Umwami ashaka? Iyo dukora ibyo Umwami ashaka, niyo abantu batakwemeranya nawe, ugakora ibyo Yesu ashaka, utangira kubona ubuzima bwawe buhinduka, unezezwa no gukora ibyo Umwami ashaka, kuko icyo gihe wumva umutima wawe unezerewe. Rero Yesu ageze i Samariya, igihe yahuraga n'uyu mugore, ni nako Yesu ahuye nawe, ni nako Yesu ahuye n'ubuzima bwawe, ni nako Yesu ahuye n'ikibazo cyawe. Nakubwiye ngo umutwe w'aya magambo, Yesu ahuye n'ikibazo cyawe, Yesu ahuye n'ibikurwanya, Yesu ahuye n'ibikuremereye. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo ubwire, ugifungura inyigisho ukomeze uyumva uyirangize, uko uraza kwakiramo igitangaza cyawe. Iyago Yesu yaza mu rugo iwawe ngo abisige uko byari bimeze. No, Mariya yigeze abwira abigishwa be, harabwira icyo ababwira mu gikore, kuko Yesu yarazi yuko ibyo Mariya asabye Yesu abishoboye. Mariya yarazi yuko ibyo asabye umwana wabikora. Ni nako Yesu yavuze ngo, mufite iki? Reka mbabwire, ibibindi by'amazi bakoreraga imihango yo kwiyuhagira ni nabyo byabyara igitangaza. Ntabwo nyumvise biriya bibindi na shusho byari bifite iyo sura yawe ubona, ubwo bugufi bwawe, uko kura uhangayitse, n'abagiye kuva igitangaza. Iyo Yesu ageze mu rugo, umugabo ataha kare. Yesu ageze mu rugo uraruhuka. Yesu ageze mu rugo amarira n'amaganya. Oh, haleluya. Imana irabirangiza. Uyu Musamariya, mu mateka y'uyu Musamariya, ntabwo yafite gahunda yo guhura na Yesu, no. Gusa uyu Musamariya yagiye kuvoma igihe abandi barangije kuvoma. Biravuze ngo hari igihe umuntu ajya guhaha mu isoko igihe abandi barangije guhaha, kuko amafaranga afite arahaha ibyamake. Iyo umuntu ahaha ibyamake ntabwo agenda kare. Uya arareka abakire bakamara guhaha nawe akaza guhaha. None uyu Musamariya nawe yagiye kuvoma igihe abandi batakiri kuvoma. Ageze ku iriba ahura n'umuntu yarakeneye, ariko ntabwo yari azi ko ari we. Yesu yarakenewe mu buzima bw'uriya Musamariya, kuko uriya Musamariya yari indushyi, yari afite ibibazo byinshi. Yahoraga ahinduranya abagabo, yahoraga ahinduranya ubuzima bwari bumeze nk'aho udafite icyerekezo. Ariko ndashimira Yesu ko yageze ahantu hatari icyerekezo haboneka icyerekezo. Si ubwa mbere mbonye Yesu atanga icyerekezo, nanjye ubwanjye Yesu yampaye icyerekezo, nawe Yesu aguhaye icyerekezo. Yesu ashimwe cyane. Iwanyu nta mugabane baguhaye, ariko Yesu yaguha umugabane. Iwanyu nta mugabo, umva umugabo wawe gutera nta kintu agusigiye, ariko Yesu yagukomeza. Njyewe sifite gushidikanya ku muntu wese uri kumva inyigisho, ku muntu wese uhagaze ku ijambo ry'Imana, nta kintu na kimwe mutazakora. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Noneho Musamariya igihe ajya kuvoma ntabwo aritaye ku bantu, kubera ko yumvaga agomba kuvoma igihe abandi batavomye. Ngo hageze ngo asanga Yesu. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Noneho iki kintu ndagishimye cyane, kubera ko uyu Yesu amubonye, urumva umudamu ageze ku iriba yaravomye nk'uko bisanzwe, arakurura amazi. Urabizi ko amazi yahariya ava hasi. Muri Isiraheli sindagerayo, ariko nari mfite gahunda yo kujyayo, ibi ngibi biraza, ariko nyuma ya korona tuzajyayo. Ariko ndabizi ko amazi yo muri Isiraheli ava hasi. Yarageze rero ku iriba ryari hasi, aravoma. Yesu yicariye hariya. Hari igihe umuntu mu buzima Yesu ari kumureba yicariye hariya. Umuntu akagira ubuzima bugoranye, ariko Yesu ari kumureba. Ngaramubwira ngo, mugore wama ku mazi yo kunywa. Yesu agusabye gutanga icyacu muragitanga. Yesu agusabye gushika umurimo w'Imana urabikora. Nyamara gukora cyo kizana umugisha. Haleluya. Reka mbabwire bene data, ndongera gushimira abantu bakomeje kutwereka ko bari kumwe natwe no kuduhereza ikintu bita inkunga iyo ariyo yose kugira ngo ubwami bw'Imana buri gute bwaguke.
Imana iguha umugisha. Abakaruvari, inshuti za Karuvari, abadukurikirana ku Ikamba Karuvari TV, Imana ibaha umugisha. Mwese aho muri ndabahobeye, ndabakunda cyane. I love you so much. Imana ibaha umugisha. Noneho Yesu baramubaza ngo amakumazi, ariko mu by'ukuri uyu mugore ntabwo yari azi ko Yesu yamusaba amazi. Hari igihe Yesu agusaba ikintu bitewe n'impamvu, ariko ngo amaze kumuha ku mazi. Haleluya, Bwana sifiwe. Yesu yahaye umusamariya amazi y'ubugingo. Yesu yahaye umusamariya amazi atazigera agira inyota. Kandi ngo uwo munsi uyu mugore yafashije Yesu kuvuga ubutumwa bwiza. Ngo uyu mugore ajya mu mudugudu ngo muze murebe umuntu umenye ibyanjye. Ndagira ngo ubwire, habeho naho tutaguhandura ngo tukubwire ibyawe, Yesu azi ibyawe. Habeho naho tutakurondora, Yesu azi ibyawe. Ndagira ngo ubwire mu buzima bwawe ubayemo hari imbaraga z'Imana. Uyu musamariya amaze kuvugana na Yesu yaciye ubuzima budasanzwe. Ngo nuko abigishwa be ngo bagarutse ngo babaza Yesu ngo fungura, harabwira ngo hari ibyo kurya afite, ibyo kurya ntariye mutaze. Ibyo kurya Yesu yari yariye ni ukuvuga ubutumwa bwiza. Ni ugufata umuntu wari uri inzara akamuhindura umunyamugisha. Ni ugufata umuntu wari udafite icyerekezo akamuhindura icyerekezo. Turashimira Yesu waje kutubatura, Yesu waje kudukura mu bubata bwa Satani akaduha icyerekezo. Imana iguha umugisha. Umwana w'amahoro akugirire neza. Ndeka ngubwire mwene data, ntabwo nzi ubuzima ubayemo, ntabwo nzi amarira n'agahinda ufite. Mugabo yaragutaye, abana bari muri kumvikana, ariko Yesu araje. Haleluya. Reka rero bene data ngubwire amagambo atatu sa nkaho ngera no kunsubira ngo turasengana Imana kugira ngo n'ibyifuzo byawe tubisengere kandi turushaho no kwingingira Uwiteka Imana nyiriga. Icya mbere ngira ngubwire ni guhaguruka utitaye ku bantu bakugose. Uyu musamariya aza kuvoma, izuba ryari ryinshi, abantu bari bamuhanze amaso bari benshi, ariko nanone cyari igihe cyo guhura n'Umwami Yesu. Icya kabiri nanone kugera kwa ririya riba acemera kuba iby'umwuka wari kuvugira muri Kristo Yesu, egari kwakira igitangaza. Icya gatatu nanone uyu musamariya yemeye gusubira iwabo kujya kuvuga ubutumwa Yesu amuhaye. Yesu yaguhamagaye nk'umukozi we, Yesu yaguhamagaye nk'umuntu ugomba kwigisha ubutumwa bwiza. None muri iyi minsi wararyamye, umuhamagaro warawuretse, uzadepoza iki? Ko iminsi igiye kuza, ugiye kuzabazwa iby'Imana yaguhaye rero warabikoze, ongera usubire ku rufatiro. Yesu ashimwe cyane. Iyo ukoze icyo wahamagariwe, umutima uranezerwa. Ndagira ngo mbabwire ngo nawe rero uri umwe muri abasamariya, nawe uri umwe muri uyu mugore ugiye kuvoma, kubera ko nawe ukeneye kuvoma muri Kristo Yesu. N'ahandi wavoma wabona amahoro, n'ahandi wavoma wakwakira ubutabazi uretse muri Yesu. Kandi muri Yesu harimo icyerekezo gifatika. Nyemera dusengere ibyifuzo, nyemera ngusengere mwene data. Nongere ngwibutse ko ndikwiriye gukanda kunzogera, ukwiriye ko utwereka comment yawe aho ngaho musuka ukorekana ko wadukurikiranye kandi ukaduha icyifuzo cyawe. Nomero irahari tuyishyira kugira ngo uduhamagare dusengane nawe. Yesu ashimwe cyane. Mu buzima busanzwe telefone yanjye irahari, mpamagara dusengane. Hari icyo Imana yakora inyuriye muri twebwe, kuko akanwa kacu n'akanwa k'abatambyi. Twamubwira kugira ngo dusengere abantu kandi imirimo n'ibitangaza bigaragare kuri twebwe twese. Yesu ashimwe cyane. Ikindi nanone hari umuntu umuka yanyeretse afite ikibazo cy'ikibanza, arimo afite urubanza ariko arimo araburana isambu. Mwuka yambwiye ngo isambu ya Imana irikugaruriye mu izina rya Yesu. Hari undi muntu utuye ahantu ariko arifuza kuhimuka, nawe acira kuhimuka mu izina rya Yesu. Ikindi nanone umwuka yambwiye ndiho gusenga, yambwiye ko iyo ubonye amafaranga Imana igufashe cyane, ugira umwuka w'inyatsi, ariko nanone ongera utange icya 10. Inyatsi kurwa no gutanga icya 10. Bene data reka mbabwire, aho usengera umushumba wawe gerageza utange icya 10 agusengere uko umwuka w'inyatsi uzarangira. Imana ibaho umugisha. Ndagira ngo dusengane Imana rero. Ndashaka gusengera indwara muziri mu buzima bwanyu, kwirukana umwuka w'indwara mu izina rya Yesu. Nyemera dusengane Imana. Ndashaka nawe ufata urwaye, nanjye ndamukiganza cyane dusengana. Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, wewe watabaye umusamariya ukamukura mu kibazo ukamuha igisubizo, ndasengera uyu muntu uri kunde ufasha ahantu arwaye. Ndirukaniye imisonga mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndirukana indwara mu buzima bwe, ndirukana imivumo mu buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndamenagura
abazimu n'abadayimoni, ndamenagura imbaraga za karande, ndamenagura imbaraga z'uburwayi, bwaba ubw'amaguru, bwaba ubw'umugongo, bwaba ubw'amatwi, bwaba ubw'umutwe, mu gatuza, mu rubavu. Izo mbaraga zikubuza gutwita, izo mbaraga zikubuza gusinzira, izo mbaraga zikubuza gusabana n'Imana, ndazirukanye mu izina rya Yesu. Umwuka w'Imana gukoreho, maze iyo ndwara irangire mu izina rya Yesu. Ndasenze saba ngo umugisha w'Imana ube ku buzima bwawe, imbaraga z'umucyo zikurasire, maze wakire gukira kuvuye kuri Yesu. Haleluya. Reka mbabwire bene data, ngira ngo soze, Mwuka yarambwiye ngo usengere abarwayi. Ngira ngo soze, ndasozereza kuki? Ndasozereza ku ijambo rivuga ngo guhura na Yesu bikugarura mu buzima utigeze uhura nabwo. Iyo uhuye na Yesu Kristo umwami n'umukiza, imbaraga zari zigutsikamiye zihita ziza kugenda, kuko Yesu yahageze afata umuvumo akawusimbuza umugisha. Guhura na Yesu bizongera kugusubiza mu murongo. Imana iguha umugisha. Haleluya. Ndangije ngubwira ngo ubuzima bwawe muhuye na Kristo Yesu, kandi aho abantu bari bazi ko utabonera amahirwe ugiye kuhabonera amahirwe. Yesu aguha umugisha, Imana ikugirire neza, Imana yongere igarure ibihe byawe umutima, yongere gusubiza mu mbaraga zo gusenga, wongere usubire mu cyerekezo, wongere ubane n'Imana umutima wawe. Kuko icyo nakubwira soza ni ukubwira ko Yesu Kristo impamvu yagiye ku musaraba kugira ngo njye nawe dusubirane amahirwe yacu. Amahoro y'Imana abane namwe, kuhuye na Yesu Kristo, kandi guhuye na Yesu ubuzima bwawe bugiye kugira icyerekezo. Yani Revera Pastor Steven, wowe udukurikira ku Ikamba Calvary TV, nawe ukora share, nawe utera kuturi kumwe na comment yawe irakenewe. Umwuka wera abane nawe mu izina rya Yesu. Amen.